hanyuma mukiri gitamanga mwiza ureba abashyitsi bacu karibu urakabyara wabyaje inka urakabyara wabyibuze kandi wagaho utingita intama byo umutara w'indoro usanzwe ugira abantu bakeye kandi b'imfura reka uyu mukobwa wanjye mugira intambwe agaragariye imbere mutambuko dusaba bato esa kenyegeza mu cyaro ntako bisa nta kundi bajya guhimbira ngo Imana ningira neza ikampa umugore mu ruhame rw'abantu no nzamuhobera mwimara ipfa ngo yishizemo gato yitonze gahora gahora nta mususu kuko yajemerera ngo muha amashyi ibayita GGC Media. Kora subscribe na unsubscribe ubishaka. Niba wakunze ibintu ukore subscribe, niba utabikunze unsubscribe. GGC Media. umukirigitananga wacu mwiza nakore mu mitana akore mu miyuki agere mu mihumurizo atubwira abashyitsi bacu ko tubakiriye tubahaye ikaze twegereje tuzakiriza amashyi n'impundu babone ko ari imfura nziza zaje zisanga izindi mfura hanyuma none babona biryoshye bikabanezera bigire ejuru batwakire hirya gato turavuga igikurikiyeho tubaha amashyi menshi n'impundu twigiye ejuru nibabona biryoshye n'abatwikirize batyo umukuru w'igitaramo cyacu niyo mpamvu ngira ngo muri aka kanya dushyira umutima hamwe utarwaye rusoka wese yigire ejuru hanyuma dusaba umwingenzi wo mu muryango wacu abanza dushyire mu biganza by'Uwiteka tujye twasobeka ingamba muri akabyara
Imana icyubahiro. Mana data wa twese uri mu ijuru, nyir'ingabo se w'umwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye neza yawe watugiriye muri kino gitondo cyiza cy'uyu munsi, kuko waduhaye kuramuka turi amahoro. Tugushimiye uburyo waturinze mu mpande zitari zimwe. Tugushimiye uburyo warinze abashyitsi bacu, nta gikuba cyacitse, bageze hano ari amahoro. None turakuraretse rero Mana muri iki gitaramo cy'uyu munsi, kugira ngo ibiganiro bigiye kubera aha ngaha ari abakwe n'abasangwa bose, mwami turasabye kugira ngo bayobore mu izina ryawe ryera, ubaha ahantu mwarengejeho sinjya nyibagirwa mutini batambuka ubwo bazabinjira mu marembo, uzarebe ko harimo abatoya bohereze mu gikari, ntituzataramana n'abana muti, kandi nusanga harimo abo mungana uzabakire ubahe n'akaribu n'ikaze, ariko nusanga bagusumbya ibizigira ntuzaharambe kubahobera, icyo kigwi kizaba kikurenze. Umubyeyi mwiza, izo mfura rwose nazibonye, mbona basumbye uruhanga rusatira amasoso y'uruhara. Inshuti mwana wacu nyakubahwa Emile, karame urakomeye. ndakomeye nda Nari nzi ko uri bunsesekareho mu gitondo, none ndabona iri zuba urihangaye naryo ryaguhangaye, mbonye ugera hano akuya ari kenshi, ndavuga ndetse ko kera twari imfura kandi aho dusezerana akaba ariho duhurira, ndavuga ndi Emile nangira namara kwakira icyicaro ndamubaza uko byamugendekeye. Mwaje amahoro? twaje amahoro. Twaje amahoro. Urugendo ni rurerure, uva mu Mutara w'Indorwa ukaza mu Bwanacyambwe. Ni urugendo rurerure, kandi murabizi ko ubu n'imodoka bazigabanyirije kwihuta. Ubwo rero akaba aricyo cyatumye tubageraho dutinze, ariko imfura yaho zisezeraniye ntuzure. Uzanye? Yego Duherukanye kera, hashize igihe cyane. amashongore. Urakomeye cyane. Turaho ndakomeye. N'umuryango mwagendanye muri amahoro? Umuryango twagendanye ni amahoro. Ndabona rwose mukeye, kandi ni nabyo Umutara w'Indorwa usanzwe ugira abantu bakeye kandi b'imfura. Reka bave ku ruhisho naguhishiye maze nkwakire. Urakoze. Sanze turi mu birori byiza, mu birori by'umuryango. Imicyo. Nturebe izuba ukuntu rimeze? Ariko iyi ni imicyo. Ntabwo ari imicyo kuko ryarakabije. Ntabwo ari amapfa. Biraganisha ku mapfa. Ariko mu minsi ishize akabura karavuye. Abinginzi barahari. Abinginzi nka bariya babonye. Imana turayubaha bose, kandi duhora tuyinginga mu muryango wacu. Ahari aho iraza kugwa. iraza kugwa. Ubundi uru ni urugaryi. Ni urugaryi rw'ibigori nibyo? Ni urugaryi, burya rero urugaryi aba ari imicyo, ntabwo ari amapfa. Iraza kugwa buriya nibigera igihe cyo gusohora imbuto zawe yageze hasi kandi yasoreje. No kugira ngo mubone uko nagosore. Niwakire. Urakoze. Maze rero kama kuna kubiki nubuki n'uruhisho, nubuki bwiza, nubuki tuzimanira inshuti inaha mugira ubuzima. ngaho soma wumve. Kiraryoshye. Ngiye usoma. Yego. Cyo nkwibwirira.
Nyantoro igira ejuru igira ejuru tugeze kandi isengesho burya bivuze ngo abantu ni abakirisitu. Turashima Imana ko twakiriye isengesho. Iri rero ni ituro nkuzaniye muri uyu muryango wawe. Igitabo cy'imigani igice cya 18 umurongo wa 16 aravuga ngo amaturo y'umuntu amuhesha inzira akamugeza imbere y'abakomeye. Nakugira Imana rero iri ni ituro ntibari pfundura ntibari sogongera, ituro riba ari iry'urituye akiri ituro nakugira Imana, hanyuma bone kuvuga ijambo ry'ingenzi. Urakagira Imana. Urakoze cyane. Naringize ngo baza no duhari kubwo ubuze kutabisogongera. Oya, ntabwo ituro barisogongera. N'ubundi hano dusanzwe dufite inzoga nyinshi. Ndabibona. Reka ijye mu zindi. Urakoze cyane. Yego. Barakoze cyane abasaza, uriya muryango n'imfura. wicaranye hariya wihisha ku nkingi akunganire, hiba wowe utamenya gukosha cyangwa se ko ari umuco umuhe twumve ko nawe yatera ikirenge mu cyaha. Nibyo nguko ushimuze. Murakoze, ariko Emile atarakosha waretse akabanza akagira amagambo asegurira iyo nkwano ko wasanga ari haganisha n'ubundi ko wasanga ari biza kuduha inzira yoroshye yo gukosha abo bagabo kandi ko tubikore neza. Mwemerere abanza avuge wasanga ariyo nzira aganisha. None se mubwira afashe gucanira kandi igicaniro cyacu gihora gikanguye. Oya, igicaniro kirahari. Ariko ubwo wari umuhaye inda yawe kurumba koshe, reka twumve uko atangira, ugasanga ariyo ateguza inkwano kandi ugasanga biragenda neza. Niko kubanza mu bantu bagendanye gukosha byabagoye ku buryo gukosha ni ibintu bitworohera cyane kandi reka mworohereze. Numvise hano inyuma bari kuvuga baturiye Emile n'ubundi ko ari usanzwe ari inshuti y'umuryango, mwamuretse tukumva icyo ashaka kuvuga. Ngaho jya mbere. Urakagira Imana. Nimuhoze ibiganza dukomere uriya muryango amashyi. Wongera wigire hino. Nyantoro uyu mukobwa wanjye mugira ngo ni umwikorezi, ni umuherezi. Umwikorezi buriya ari hariya, utaza kugira ngo mu muryango wo kwa Rurangirwa umukobwa ntuzatuma agira ibizigira. yagira ibizigira yikoreye, ariko guhereza ntacyo byamutwara. Nakugira Imana rero ubu n'ubuki nkuzaniye
ariko ubu ni ubuki bwo gusaba ijambo bwo rero bwapfundurwa nkagusogongera nawe ukabwumva. bikaba bazana udukenge bazusogongera. kugira ngo se ubuki bwo mu ndorwa butandukanye cyane n'ubwo mu bwanacyambwe, ntabwo bitandukanye cyane. ibyo ari byo byose harimo ikinyuranyo kuko abenzi si bamwe. Abenzi si bamwe, ariko ngira ngo imyengere y'imiryango yacu urayizi. ntabwo nyizi kereka niyo waratangiye kujya uhina urutoki. Kuruhina nabyo ni byiza, bigiye no kururambura. wararuhina? Nararuhina kuko iyo rurambuye ariko uzi ko bishobora kuba ari byo undi kuyireba wa mugani nkabona aho ngaho. ariko nuko kuva mu ndobo kugera hano nta mujyi, ariko umunyamwaruhukiye kuri muhazi. umusore burya imodoka zagara kuri ajansi, kuri padi nta ajansi kare hariya rukara ntabwo muhabe kare biri rwose. none se niyuvugira niyo gusaba ijambo niyo wumva ukwiriranye n'ijambo kuri uraba umwanya ijambo ryo ndarihorana. niba wumva ariyo uri buvugireho ntabwo nakwima ijambo, ariko uramutse ufite indi urakagira imana maze rero munyemerere ijambo rivugire mu byicaro byawe rwose. murampera amashyi mukabyara. barakoze cyane abasaza, umubyeyi mwiza urabona ko nabo bagendanye bamuhaye amashyi make. Mfite ijambo ringenza, ijambo ry'urukundo. Ijambo ry'urukundo nk'uko mubizi mu muco wa kinyarwanda, abanyarwanda turakunda kandi abanyarwanda turakundirana. rero muri uyu muryango nkaba ngenzwa no gusaba irembo ry'umugeni. murabizi mu muco ntabwo mu muco wacu wa kinyarwanda turawusangiye, ni umuco waturanze, ni kamezamiryango ya ba sogokuruza na ba sogokuru. nyakugira imana Munyantore, umuhungu wanjye witwa Inka Cyarisi, mu gihe gishize yaradusanze nk'ababyeyi mu ndangagaciro z'umuco, aratubwira ati ndakuze mpije imyaka y'ubukure kandi natwe turabibona nk'abamubyaye. aratubwira ati rero nabonye umukobwa kandi uwo mukobwa ndamushima, ariko nk'uko mu muco wacu tubizi
ntabwo dushima umuntu ku giti cye, ahubwo dushima umuryango. Za tuti se wa mwana we, uwo mukobwa washimye n'uwo mu buhe muryango? Aratubwira ati n'uwo mu muryango wo kwa Rurangwa. Turamubwira tuti inzira waciye niyo. Nyakugira Imana ko uko twaje mu muryango wanyu kandi wacu, tuzana n'iryo jambo mudusasira ikirago, tubabwira inkuru yatugenzaga, twemeranya nk'inshuti kandi nk'abavandimwe, twemeranya ko uyu munsi kuri iyi tariki tuzaza noneho urukundo rwacu tukaruvuga mu muryango mugari. Akaba rero aricyo cyatuzinduye tuza muri uyu muryango wanyu, tuje gusaba irembo ry'umugeni. Umugeni kugira abageni benshi kandi beza. Umugeni twaje gusabira irembo yitwa Kayirangwa Josiane. Use umuhungu wacu yitwa Nkurikiyinka Charles. Nyakugira Imana rero urumva ko iryo jambo mbaye ntararivuga na kwa gukosha mwambwiraga ntabwo nagushobora, ariko ubw'ijambo rivuze ndaruhutse. Murakagira Imana. Ijambo ko numva ari ryiza uvuze, aba mbona nabo mwagenda nyakwima amashyi, aho niho bategereje. Bari bategereje icyo muvuga, ubundi amashyi Reka bakayakora. nkubwire niba ari icyo ushaka kunsaba, rwose amarembo yacu ahora yuguruye rwose. Ubundi twiganire, ushakire inka y'imfatarembo ubundi wigendere. Inka y'imfatarembo irahari. Niko Karame karame. reka twinywere inzoga ubundi unganirire kuri bya bindi twavuze. Numva ijambo ryawe rwose ntabwo rigoranye, nari nzi ngo ribuze kugira ikintu usaba. Niba ari irembo rwose umuryango wacu ingendo itanga nta n'uwo mbajije. Ibyo ariko bakongera amashyi ngo Imana iguhe umugisha. Reka aba bantu bongere bagushimire, bagukomere mu mashyi baguhaye irembo ry'umugeni. Kandi murabizi iyo dusabye irembo tukarihabwa, ikiba gikurikiyeho ni ugusaba umugeni. Ubwo rero munyemerere noneho ubwo umwanya mwawumpaye. None se Emi, Karame karame. ko numva ibyo gusaba biri buze kuvamo gusegereza. Yego. Ko wabusabye nkaguha, wakwicaye mu cyicaro naguteguriye, Ya ntacyo mwasaba ngo ndeke kugikora reka nicaye. bakaguha amazimano twateguye, ubundi ukanganirira ko aribyo twumvikanye ko nimara kuguha ibyo ushaka uri bunganire, n'ibyo gukosha tubijyemo, ubundi unshakire inyana y'imfatarembo. Ubwo ndakubwira igihe uzazira gusaba umugeni. Ibyo Ntacyo rwose ndi wica umuco
ntabwo nica umuco kandi naje gusaba ntabwo naje gutegeka naje gusaba rero ntacyo wambwira ngo nkisubize inyuma na cyane cyane ko ubuhake nifuza buri mu biganza byawe ariko ko wari uhagurutsemo usa n'uhaguruka nyubako ubundi bashaka kunsaba iki kintu reka nongere mpaguruke nk'uko nari mpagurutse ye mukobwa ongera uze ongera uze ongera uze ndagarutse kandi ngira ngo ntawe utakunda abagaruka ubu buki rero nubwo kugusaba ko wampusha iyo umuntu asabye irembo akarihabwa akarifata ikiba gisigaye ni ugupfa ni ugukoshwa iyi rero ni ubuki bwo kugira ngo bushe ngo buriya icyo nibuze kugusaba bariya basaza bambona bafite ingofero nziza cyane nanakunze barahari ibyo uri kuvuga murabyemeranwa reka mbegereze indangururamajwi niko munyano karame imana ishimwe nkuvugishe mpagaze kubaha twubahana uyu muryango maze nagira ngo mpere umugabo iruhande rwawe mikoro ariko si uko utazi kuvuga si uko utazi no kumva ahubwo nagira ngo mwibutse ubushize nzahakora ariwe nahasanze hanyuma dukomeze ariko burya ibibera iwanjye byose ndabimenya niyo mpamvu nyine ndabimenya rwose ntukeke ko wenda ntabimenye uyu mugabo Emile yego ni umuvugabutumwa bwiza bw'Imana abagiye hanze abagiye hirya no hino mu gihugu bakora umurimo w'Imana hambere aha rero ubwo twazaga inaha ngaha n'igihe wari waje tuje gusaba irembo turarisaba murariduha tubasaba kuri ko turifata muratwemerera tuzana inka y'imfatarembo muranayishima uwo mugabo twari hamwe urebe n'ubu yamwenyuye ariko mvuga ibyazi Emile se icyo gihe harya ngo yari yagiye kuvuga ubutumwa bw'umwami Yesu ntabwo ari hano ntabwo ari ahari hanyuma rero uyu munsi kubera imyaka yanjye ndi umusaza naje nkererewe nanjye nari nagiye kuvuga ubutumwa nanjye ndi muvuga ubutumwa ariko naje nimugoroba umuryango waricaye bajya inama uyu munsi ari uzaza gusaba umugeni maze rero ngira ngo ni amazinda y'abasaza sinamwibukije ko twari twafashe irembo ariko irembo twararifashe n'inka y'ifata irembo uriya mugabo dore yari hamwe twari hamwe ubwo rero ngira ngo mbibutse ko uretse ko mutajya munibagirwa murabizi irembo twararisabye turarifata Emile uyu munsi we niwe uri ku isonga yo kujya kuza gusaba umugeni ubwo nicyo cyari kimuzanye imbere yaraje kubasaba umugeni none murakagira Imana inzoga y'imfatarembo rero ubwo murayisubirana oya ntabwo tuyisubizayo ko tutarihisha se twari bahaye se muragira ngo tubahe n'irindi twari tuje kubashimira umuntu aravuga ntumushimire iyo none yambwira ati naje kubashimira ko mwampaye irembo n'urundi yari yo gushimira ko mwaduhaye irembo reka mbwire umuryango kumpera amashyi urakoze cyane ariko ntabona buriya
reka nguhe murumuna wanjye nonze icyo ntabwo ari buhakane ibyo twaganiriye n'imfura oya imfura kandi ntabwo ari budusubize inyuma uwo muvuga ubutumwa se nyine kuki wamuhinduriye inzira ze ntaze mu mujyo kandi nubwo nawe bagiye kuvuga ubutumwa kwa Rurangirwa n'ubundi iyo ntumwitangiye ihaba kuko yari asanzwe dusabana abageni twe byadutunguye mu muryango we wacu ibintu byose twagiranye wa munsi usaba irembo ugatanga n'inkatarembo yari yaje ahubwo yari aje ari mushyashya tuturutse kwa Rurangirwa rero komeza ujya imbere ukomeze icyaha igitaramo twagiranye maze uvuge ubutumwa bwa Rurangirwa iryo jambo uvuga ryo gusaba usaba maze mbere umureka aze gukomeza agenda abwiriza ubutumwa wowe ukomeze oya ntabwo turaza kumuha umwanya wo gusenga umwanya w'uyu munsi ni umwanya wo gukora gusaba umugeni rwose ntabwo twanuze twaba tumusimbuza undi w'iki kandi uko abishoboye kandi uko abivuze neza ariko ikibazo rero ikibazo nabonye ni uko mutigeze mwicara mu muryango turebe ko iyo ndege ishobora kuba yasubitse n'urugendo maze ukomeze kujya wowe maze tugaragarize ugusenga kwawe ko n'ubundi byanagukereje n'undi ukererwa ujya kuvuga ubutumwa ngaho senga usengere na Josiane maze icyifuzo cyawe Imana igivuge gusenga niko ijambo rivuga yavuga ngo dusabe tuzahabwa ayenga nsabe Josiane agaruke ikansabe rwose agaruke kandi kaboderi gadosikuri uzuza umwuka usengere za Josiane kandi wese gusenga se kandi abo bantu ntongere kubakamuramo amashyi iwanyu mu mfura ntimujye musabiriza amashyi ntongere rwose ngaho senga wereke Josiane umwuka wereke reka nsenge Imana yaza barimo na Josiane twaje gusaba uyu muryango ngo udukingire Josiane dusanze rero yagiye mu isafari ariko waravuze ngo dusabe tuzahabwa turasabye ngo Josiane agaruke yumve icyo umuryango urimo kuvuga urakoze nawe urakoze cyane ubundi ntabwo kuza kumenya gutuma mwe agenda ndebere niba koko amasengesho yawe hari icyo akoze oya yakoze murakoze ababyeyi beza baraganira neza nk'imfura koko nahoze babwira ntibakoranye ingamba nyinshi barasobeka barasobanura iyo munsi se yabananira bongera amashyi hanyuma data arakoze ariko umwungirije umugwa mu ntege akaba mukuru wanjye nkurikira yagize neza ati ntakongera gukamura amashyi mu bantu buriya nimba hari ikintu gitinywa muri iki gihugu ni imisoro nibagiwe kuza gutanga aya matangazo abiri mbere yuko niba ko umukobwa koko amasengesho yamusubirijweho hari itangazo Rwanda Revenue itwohereje mu kanya benshi muri mwe twahugiye mu bukwe ntitwareba ku mbuga nkoranyambaga ya misoro yose yatangwaga ku mashyi n'impundu yakuweho ahubwo unyuranya n'ibyo n'utanga umusoro nabyo mubiha amashyi hanyuma rero mubyeyi mwiza nahoze ndeba iriya mfura iri guterura ikiganiro igasobeka ingamba mugasobanurirana
hanyuma abo bagendanye bagashyiraho amashyi n'impundu, ab'iwacu ntibaze kuyakoma, ariko byari bifite impamvu bajya kubyara nimuze kugira ngo buriya niko bisanzwe bigenda. Mu muryango iwacu hari umubyeyi Veronica yarakuriwe, mu gitondo ubwo twajyaga kwinikiza iki gitaramo nibwo twasize imbangukiragutabara ije kumutwara, kandi batubwira yuko yageze muri materinete cyangwa mu rwererero. Buriya niyo mpamvu mwabonaga abantu b'iwacu badatuje. Banyamuryango ndagira ngo mubanze mutange amashyi n'impundu kubera ko hari inkuru nziza ngiye kubabwira. Burya wa mubyeyi ubwo yageragayo atabanje guca mu byuma by'abazungu, Josiane naje kumenya andi makuru ubwo nari ngiye nasoje ubutumwa neza, ariko ntabwo ndi imfura mbi, ahubwo byanzimbye kubera ibyo byishimo by'abavutse. Josiane nawe bamaze kumbwira yuko indege bamwe bazi indimi z'amahanga irandinze mu kanya, ndetse igurana n'ifurayinze mu kanya ijya gusimbura urugerero rwa ruri Cabo Delgado, indi garuka mu Rwanda kugira ngo amahoro akomeze asugire mu bihugu byombi turakabyara. karame karame. Ndumva amasengesho yawe rwose. Ega buriya muri cya gihe umaze igihe uri niba wari waragiye mu butayu, niba wari waragiye, wagombye kuba wareretswe mbere ukamenya mu muryango ibihabera n'igihe Josiane azagendera, noneho ukazabanza ukaza bimeze neza. None rero nshuti yanjye, nagira ngo mu muryango ntacyo umuryango wanyu wigeze ubura, nta na kimwe. Ariko mbere y'uko tugaruka ku kibazo cya Josiane, ese bakuru ba Josiane bashatse mu muryango wanyu baraho? Barakomeye. Ukagaruka mu muryango ukabasiga ntibaze ngo baze no tunaramukanye. Barahari, baraza kuba baramutsa. Nabonye cya gihe uza wenyine rwose, nararanganyije amaso ndeba mu bategarugori muri kumwe, ntabwo nigeze mbona mu bakuru ba Josiane. Barahari, igihe nikigera baraza kundamukanya, turaza kuramukanya bansezera. Oya, muraramukanya tutarame. Reka wa mugani uza kuza kare twari kuganira birambuye, ariko kubera ko amasaha mbona twabemerera umugeni, nagira ngo mumfashe murebe niba koko mbere yuko ngira icyo mvuga, kuko nshobora ijambo maze iyo ndivuze kugira ngo ndisubireho birangora. Mundebere niba koko umuryango ari imfura, niba nta muntu uri muri bariya abantu bahemukiye umuryango, mutubwire maze tubemerere umugeni. Wa musore wanjye nawe muri ba nyirasenge bambarize. uriya muryango ntakibazo umuryango wacu ufitanye n'ubuyobozi. Twabima umugeni, reka mu izina ry'umuryango mujye mpagaze ko tubemereye umugeni. Murakagira Imana. Nyano, reka ngaruke. Yemwa, ongera uze. Reka mi Karame. ni wa mukobwa ni yewe mwana, abana b'iwanyu nta mazina bagira. Bajumenya Josiane. Nabyo byaba bitwaye ko ari abana se babyeyi. Munyantore,
ubu n'ubuki bwo gushimira ko twemereye umugeni. Murakoze cyane. Abasaba rero ko ubwo mutwemereye umugeni mwana dukusha tukabakwiye. Ugiye hariya ndaje tuvugane. Murakoze. Ntabwo ari ideni, inzuri zanyu n'inzuri zacu murakagira Imana. Reka nkubwire rero buriya nk'uko bivuze umuryango wanyu turawemera kandi turanawubaha, tuzi ko nta niko Emile rwose igihe twabaniye ibyo wabuze byose byabaye ukuri, niba inka wazizanye ahubwo icyo wowe wagiye kumbwira ni uko wenda aho zaba zisigaye kugira ngo tumenye n'abashumba bacu kugira ngo tumenye niba bazibonye, ariko niba zihari turabaza, turibuze kubaza twumve niba koko izo nka zageze mu zindi. Reka mbaze intumwa y'umuryango, wenda ashobora kuba hari amakuru afite. Ababyeyi barakoze cyane, bari kuganira neza, nkifuza wantiza amaboko yanyu nkabaha amashyi mwese mufite byaryoha kurushaho. Maze rero banyakubyara ababyeyi beza, inka zuriya muryango mu kanya ubwo numvaga murimo kujya impaka ku nka kigendanye n'inka zigomba gukobwa mushiki wanjye, na nyarukiye ahitegeye cyangwa se ahirengeye. Ariko rero buriya icyizere mfite ni uko ngubu wakiriye agakiza, iyo nka kera utarakira agakiza nari wowe urashaka kwisazura. Oya? Ntabwo nisazura, kandi murabizi ko n'amategeko dufite ntabitwemerera usibye n'agakiza. Nyakugira Imana rero ntabwo nisabira. Biramutse mwari muri kumwe wawe wakabiri. Ndabwira urungano ngo bari hafi ya Charles bamumpamagarire, bamumbwire ko ababyeyi bamushaka. Nyantobe. Mwari mwagendanye. Yari mu nka, ariko baramuhamagaye baraje. Reka atambuke asuhuze. Bari hafi kugeraho. Mutambuke kugira ngo Munyantore atagira ngo tumuzaniye koperative. Nimumara gusohoza abo babyeyi mwigira inyuma, maze Nkukiye nka Charles atera intambwe agaragariye imbere mutambuke dusaba bato baramutse, ababyeyi bacu ntibaramutswa nabo mutyo. Barimo gutambuka ariko umuryango wacu ukabima amashyi, sinzi niba batawashimyemo abakwe. Umuryango mwiza nimba mwashimye ko baba bakwe, kandi b'umuryango wacu twizihiye mujye muha amashyi n'impundu murakaze. Hanyuma musubire hariya kwa so, muhagarare mukore umurongo undeba, muhagarare mutya, mukore umurongo aho ngaho imbere mutya mundeba, muhagarare mundeba, ariko murabona njye nari umusore mwiza nkamwe, muhagarare gutya mundeba mutyo. Mukomeze hariya namwe, nimba mumaze kwegera ababyeyi bakabaramutsa bakabaha n'umugisha, muhagarare mutyo. Abanyamakuru babafotora ifoto y'urwibutso, hanyuma so akomeze uko yabipanze araza kutwereka cyahise. Cyari tera intambwe ureba uriya muryango, tera intambwe rwose nk'eshatu umuryango ku wundi. Nimubona ari umusore ufite ibigango bingana ibiganiro bya Rwabugiri, mumuha amashyi n'impundu. Tujye dutambuke. Uri umuginga cyane. Igihe imbere rwose umuryango kureba Yesu ngaha witegere dawe urakabyara ukuntu atambuka neza nk'uwabitojwe. Ngaho umubyeyi jya mbere.
karame karame. rero iyo nza kumenya ko ari uyu musore usabira, burya na bya bintu byose twavuze ubu biba byarangiye kare twaguhaye umugeni wacu. Ndabona ahetse urubavu. Yahetse inyana. Umuntu wamukubise inkoni mu rubavu. Yahetse inyana. Yahetse inyana. Yahetse inyana kandi hari n'urubavu rutarimo. Urundi niruza urabona yegutse. Niyo mpamvu ahengamye n'uwo twaje Kadafi mbona mu gihe cy'urugamba. Nuko buriya nimwe muri gutume yegutse. Urakoze urakabyara. Barakoze ababyeyi beza ngo ni Charles cyo cyari uretse gatoya. Reka nsabe protocol imbere yuko ngira ibyo nongeraho bakunyerekera ibyimbo byiza byateguriwe abakwe bo kwa data. Ubanza ushike n'ugero ndabona kuryongora yasigaye. Uretse wa mugabo we ntabwo uri Charles. Bugumye aho ngaho ntabwo tuzi ibyawe. Bugumye hariya ihangane rwose pe. Twese turategereje. Nuko Charles iyo nshyimbo shaka ukuntu usa n'uwishyitse hasi gatoya nkubwira icyo uri bukore. Utyo bariya abanyamakuru ntabwo bari bugukingirize, ndagira ngo uzamuhe ibiganza byombi usuhuza abantu b'iwanyu baguha amashyi n'impundu kuko uri umusore ukwiye kuyahabwa kuko urugamba nk'uru rutsinda abakeye. Babyeyi beza niba none umusore wabizihiye uno munsi avuye mu kigo cyose yasasasasura buri mwanya y'aho ntazongera kuyikozwa kandi avanywe mu kirambo ajyanywe mu cyumba agiye kwitwa umugabo ntakiri umusore. Nurangiza uhindukire urebe aho ugiye kubera umukuti mwambonye se ndagutwaye kabisa. Utyo baguha amashyi menshi n'impundu. Nguyu muko wizihiye umuryango, nguyu wizihiye mushiki wanjye, nguyu uranguza mpaye urwankubito, nguyu ukwiye kumutsindira koko. Naje kumenya ibanga uriya musore yakoresheje. Abantu babi bamugiraga inama yo guterura ibyuma ngo akore ibigango, aterura ibitabo arasoma, yiga uko batsindira umugore. Mwamwogera amashyi n'impundu y'impande zombi. Hanyuma rero ndagira ngo nsabe kare batubwiye ko atari koperative mu byendo mba nibeshye. Ni abagaragu nta mutwaro utagira ingabo. Nibahindukire bose bamurebe. Muhindukire mwese murebe shobuja mwimanga amaso sinjye babazanye. Mutyo. Ubwo nanjye ndi mwiza ariko sindusha shobuja muri aka kanya. Charles rero muri abantu bose uko baje bakugariye bari ingabo zawe, ariko byanze bikunze wari ufitemo bita bodyguard. Bodyguard buri cyambere body si umubiri, guard si umurinzi. Bivuze ngo bodyguard ni umurinzi w'umubiri wawe, yakubaga hafi nta cyakubaho adahari. Uwo tumwita pariya tugeze mu misango y'ubukwe, wirinze parapara mu munsi mu migambi yose yo gupanga iki gitekerezo. Mutonga inkoni nka kwa kundi Salomo yitonze abantu be azamuka kwegera nawe n'imfura arakabyara. Mutonga inkoni rwose utyo mwambutse pare inyuma gato buri izo garagu cyangwa abasore bataragiraga bigira imbere. Bwira bariya abantu ati mwabonye ko nirinze parapara mu migambi yo gupanga iki gitaramo, maze bakumvira amashyi. Umwindukire nawe hanyuma uriya mugabo ushinzwe gahunda nawe gutambutse akwereka ibyimbo byawe, ariko ibyiza nagucishe hariya maze utambuke. Nushyikayo turakomeza. Mukigitananga ntacyo washyiramo umuziki mwiza utari bumbangamire twe tugakorana, ugashyiramo karyohe amatwi tugende muri iyo njyana n'imbaga hariga. Maze rero Sheri uracyafite byinshi byo gukora. Abasatu bakoze iki tubirukane. Buriya ntabwo twongera kubaza so, ubu niwe tugiye kubaza. Abagaragu be baricaranye abawe sinzi icyo bakoze, gusa ndabona baguhanze amaso, kandi buriya baguhanze amaso bizeye ko uzabakirwa kuri Nyirijuru, ngo umunsi umwe bazapfukame bakubita agahanga hasi bihonde ku gatuza bajye mu majoro bakora ibishoboka byose ngo umunsi umwe nabo bazitwa bakwe barekwe kwitwa abasore. Tutabagiriye kure rero, umwe urajya umutunga inkoni agende hariya, undi umutunga inkoni agende hariya. Uwa mbere genda hariya sha, niko shoboje tegetse. Hanyuma undi genda hariya sha nawe,
niko sobuja ategetse undi twihuta ihuta sha ajya gutegereza ihuta sha ariko kuki mudashoboka ihuta nawe sha yenda nawe sha mucyo nawe amashyi nuko abagaraguye nuko barakabya reba nari ntangiye kubashima ariko barantengushye barandesovye ku mugani w'umunyamahanga cyari uzi ubwenge ntibongera kumera amashyi n'ubundi muryango ndababwira impamvu tekereza ko muri abo bantu bose wahisemo neza pare buri uza gutekereza gutoranya pare bari gutoranya muri bariya reba bariya bicara utaricara kandi uri umugaragu bariya ntabwo bakwitangira ni ukuri kw'Imana abantu bicara mbere ya shebuja bamera amashyi yo kubanenga ngaho nguko ndagira ngo ujye ubigenza nka kwa kundi Mose yakubitaga ku rutare amazi akaza babwira uti icyo nimwicarisha kandi ubutaha bajya babyibuka ko nta mugaragu wicara mbere ya shebuja mwicarisha kandi mwicare mutegereje kandi mbagira inama mujye mwicara mutatanye wenda Uwiteka hari icyo batumeho namwe mwicarisha hanyuma pare ndetse na sharire muce bugufi mucungura amaguru kuri uyu munsi mwiza utagira ukusa murakabyara maze imiryango yombi bongera amashyi n'impundu dukomeza n'ingingo z'igitaramo mukiri gitananga ritseho gatoya kuri uwo murya mubyeyi mwiza dawe ndagira ngo igitaramo cyacu twinikije kigeze aho kirimbanije mwaje gutanga uri ibiganza bikabamariza wari umubyeyi tukagusanga wiziye ngahambi nganja kubone ngizire mwiza wanjye ngizire wanyoye ndashaka mushiki ngiye kuzivuka wareje isibo ya mbere y'abanyasenge baje bamurebere yo kukibuga barasenge mubambere y'uruzi gusa nabike cyogarike dahandi yizihire izihirwe mwiza wanjye niyezero wanyoye inka wizire ndagukunda nimamo ko nagukunda kera cyane arakoze cyane uriya musore mwiza musaza we umusohoye mu gitaramo mu mumpera amashyi n'impundu data mwiza nguyu mukobwa namubajije ngo namuramukije mubwira ngo gira umugabo ati ndamushimye Emi wagiye ijuru ukanyegera nkakwereka Josiane rero urabona ibi bintu ntabwo bisanzwe mu rugo rwacu hari umuryango waje ugana umuryango wacu urabona umuryango wateranye umuryango waje urombojwe imbere n'umugabo Emile yaje atugana avuga ko aje kudusaba umugeni ubu rero uko bibona urabona uriya mugabo kinguruka bariya abantu bicaye hariya hari amazi
urabona hari ahantu yababonye. None rero nagira ngo muramukanye n'uyu mugabo, ubundi ibikurikiraho niwo ubimenya kuko njye by'umuryango nabirangije. Inshuti yanjye rero Emile, nawe reka ngushimire, Murakoze cyane. kandi imiryango yacu izakomeze ibe urujya n'uruza. Murakoze. Ngabo Josiane wawe waje kumusaba. Cyari haguruka tebuka umukobwa wazanye gusaba wamubonye niwe Imana ishimwe. Dore nguyu Josiane wantumye kugusabira. Josiane nguyu Charles wagusaba, igira hino ariko siko nkuko umva ko ngo Charles yahembanye turebe ko bikomeza. Ibyanjye ni nk'ibya yanka ngo yabyaye muki, biravuga iti uruhare rusigaye n'urw'umwungeri nguwo Josiane wari gusiga. Murakoze. Barakoze cyane ababyeyi. Ababyeyi barakoze cyane, ndagira ngo mwongere mu ntizi ibiganza byacu twembi cyangwa twese uko tungana hano, dushimire Charire na Josiane kuri uno munsi. Ntanze kandi poromosiyo mu gihe tutarakomeza n'igitaramo ku banyamakuru batabigize umwuga, umunota umwe gusa barangije gufata amafoto hanyuma basubire mu byimbo byabo. Umunota umwe gusa, amasegonda arimo arabacika. Okay, barakoze cyane. Reka nsabe abantu bari muri protocole nanone banyerekere bari abajene mugamba. Nabonaga hari abantu barakaye banze kuva imbere ahangaha ndi kubwira abantu bose ngo bagende, bo nkabona bameze nka za ngabo za Kadafi zamurwanyeho kugeza mu ndake ndetse bakarinda bamukurura hasi. Banze kuva hariya, mwegere shobuja ngo uri itwaye mushiki wanyu singe, mugende mwikiranure nawe. Ntabwo ari njyewe ndivuganiye abantu bose babireba. Cyakora icyo ndi bukore, naje mutera inkunga ashaka uko bagenza. Ubanza musuhuze muramu wanyu na mushiki wanyu. Nabonaga bameze nka Kadafi yanze kuva ku butegetsi barinda bamurasa. We yakurekura mushiki wawe ntawe bitaniye no kurekura igihugu. Iyo yakwitagaho akakuvurugira amata, akagufasha mu turimo twa hato na hato, akagucanira imbabura i Kigali cyangwa se akenyegeza mu cyaro, ntako bisa ko mutagenda se. Charire rwose rero uko ugenza abo bantu, umugabo umwe yaravuze ngo murarebe uko mugenza umwana w'umunyarwanda. Izo ngabo utarebye uko uzigenza ntizavaho. Mu bamera amashyi ntibaye banagoye, abantu bagurana mushiki wabo fanta. Burya bigize agaze n'abatagoye. Ngayo nguko rero babyeyi beza. Charire uretse gato, iyo nshyimbo yihereze pare nicyo cyamuzanye. Buriya namubonye yirinze parapara yimeje kuzakurwana. Ngaho rero hindukira urebe muri aya muryango hirya utyo. Josiane hindukira urebe muri aya muryango hirya, reba ukuntu bahareba badafite isoni. Nuko uyu munsi babyemerewe. Muribuka iyo mwaga murimo kugenda mu nzira uvuga ngo turahura ryari n'iwacu bakinyeneye. Umunsi mugiye guhura n'iwanyu batabakeneye, mujyana aho mushaka, muhoberane
nta gihunga nta mususu nta n'ubahagaze hejuru nimushaka mukore na bya by'abungo mwari ntabwo muri banenge mukuri kwima shari imara ifasha nta kundi bajya guhimbira ngo Imana ningirira neza ikampa umugore mu ruhame rw'abantu ngo nzamuhobera mwimara ipfa ngo mpora nshaka nzaba nakoye kora mu byano disi Josiya kandi ahantu niwumva hari ahantu urutoki rugitebera uretse gato baza batubwira ngo impamvu ahengamye aracyahengamye kandi mbavuze kugeza umugoroye umukande kugeza umugoroye mwongere mbaye poromosiyo ukande mu mbavu niwumva yagororotse urukure utyo aho hirya mu bumoso niho yarindaga cyane yahoze hashima hatera umwotso kuri aho sheri barekera iwacu barandeba bazaga gukora ikizi kandi nguko sheri naho rero bajya kubivuga ugira ngo ntibizaba byageze aho twereka uko uzakira umugore we kuko wajya guterera urwenya duhuye ku iriba ukabwira ngo shira buri munsi Imana izampagarika mu mbaga y'imiryango ngo umugore wanjye nzamukorera ibitangaza byari ibihe ko hageze bigaragaza imbere y'imbaga byari ibihe aha ndabona paramubwira ngo ariko ngo nibuka bya bindi twapanze reka buriya pare izina pare ryavuye mu gupanga bikava kandi kuri parapara kugira ngo uzirinde parapara upange neza bahita babyita pare kugira ngo babihinde ngayo nguko Shari wafashe Josiane uramutoranya uramutonesha uramutetesha umutoranya mu bakobwa batagira ikigero bari bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo mu isi no mu ijuru umugiro wa mbere umugiro usumbaho zamura ukuboko kwe kw'imoso uko wamusumbishije abandi bakobwa muri ino si no mu ijuru mu bamarayika n'abamarayikakaza urebe urutoki rusumba izindi uhita urutera ipingu ritambika igisabo ryambika umukunzi wampaye usa na se ubundi ariko kare kose iyo asaza kutubwira yuko yari wowe utyo ayishyizemo gato yitonze gahoro gahoro nta mususu kuko yajemereye mu muhamashyi n'impundu iyo bigeze abwira abakiri bato bakeneye gushaka nimwige guseka murebe ukuntu Josiane aseka kandi amwenyura arimo kwirinda kwasama se umwasama biragatsindwa kandi rero Shari ngiye kukuvugira ibintu uze kwihangana Sharire yagiriye ibanga arambwira ngo njyewe nafashe jaride nyihinga mu mutima wanjye nyitsimba yakoresheje ijambo gutsimba abakobwa bose bari bari muri iki gihugu bansirisimbagaho nyitegurira Josiane ngaho rero ikishushanya niyo wamutegura imbere y'imbaga y'abantu mwereke ya jaride iri ku mutima mwiza n'isi uzamutereramo divayi abanyamakuru bakora akazi kabo bihuse Josiane fatugora wenyine mubwire ikintu ukora dufate mu maboko yawe utyo uruka kwa kundi wajya kugenda ugiye mu bukwe bw'abandi ukarya selfie kuri karasharamye cya telefone isanzwe ubwo rwabyo rujyaho selfie ubwire bagenzi ngo mwambonye se hanyuma abanyamakuru icyo bakora barakiza urambure gutya hafi urutugu rwa Sharire urwereke bagenzi be hari haruguru abanyamakuru icyo bakora barakiza zamura ukuboko udafite isoni munsi warwerekeze hariya kuri bagenzi bawe batera ishyari ryo gushaka uti mwambonye se utyo mama shenge utyo hari umugabo bita Tungwigenda we ariko kunshinga icyara mu rubavu ndagira ngo umuntu watwaje Sharire impano yo kwihera Josiane ayimushyikiriza hanyuma yishimirira umugore ku munsi nk'uyu Sharire ni umusore usobanutse udasobanya mu mivugire no mu mikorere kuko nahoze mbabwira yirinze guterura ibyuma ngo akore ibigango aterura ibitabo arasoma amenya uko bashaka umugore Sharire rwose umukunzi we mwihera impano wamuteguriye ku munsi nk'uyu nguyu mu itangira ry'umwaka muri Kamena ajya bayita Kamena hari abantu bazi ko burya umwaka wa mbere ari Mutarama ariko Mutarama ni ugutarama Kamena rero impamvu yakabaye umwaka wa mbere nibwo dufungura fungurira umugore wawe ku munsi umuha impano nk'iyo ngiyo wamuteganyirije muhungu mwiza utyo nimushyikirize rwose abanyamakuru icyo bakora barakizi abanyamahanga nabo baramutashya indege zitangiye kugwa
murakoze cyane. Reka kandi nsabe umuntu watwaye Josiane impano yo kwihera umugabo ayimushyikiriza. Uwo mbese ubwo wari ukikoranye ntabwo ari yabaguhaye ngo batwaze ariko ntabwo aguheguye gutyo urakabyara. Josiane ishimirira umugabo imbere y'imbaga y'abasore ubabwira uti murabeho ndagiye n'uwasumutsa ku zuru ntazongere kunyibeshyaho nagiye. Ishimira umugabo ko wabitekereje mukobwa mwiza ariko abato mwige guseka udaseka kuriya nta mugabo wabona ndaho mwegerane. Abantu bazi ko gukora umunsi nk'uyu uko byoroshye bisaba kureba neza, guseka neza, kugenda neza, kwitwara neza ndetse nka Josiane. Bagifata ifoto y'urwibutso reka nsabe papa wa Josiane ndetse na mama wa Josiane bigira imbere. Abanyamakuru munyihanganire kugira ngo twihutishe igihe buretse buri muntu wese mu muhinkongoro yenda babwira uko tubigenza. Hari abantu nabonye bihaye kuvuga ngo watanze undi kumubwira ko abikunda wabwirwa n'iki ko areba bitekereje mbere. Ahubwo ikigiye kubaho hari umugabo bita acunga igihe abantu myeho buri wese atange mugenzi we ku munwa we gutyo nuko bimeze. Uretse mbanze mubwira we fatisha imoso we mwitonze kugira ngo biryohe neza. Hanyuma ako kaboko gacishe hariya mu ndorwa niwumva kageze ahantu haribwa guhafata. Hanyuma shariye nawe bigenza atyo buri wese asigaze ukuboko kumwe kudafasha ariko gufasha umuntu. Josiane ako kaboko wafatije hano gacishe hariya inyuma mu ndorwa mu mutara ugahingutse mu majyaruguru. Si ibyo navugaga sekare kose buri wese atange mugenzi we ku munwa. Buri wese atange ibyo kuba akunda kandi urangara biramumenekaho. Ako gakino mu bampera amashyi n'impundu buriya cumva igihe ntari bundakarire ngo duhere kuri runaka bose barahanye kimwe ku kindi. Hanyuma nimurangiza muzamure hejuru mutya muti ku buzima bwacu. Hanyuma mbabwire ikindi mumurere. Murakoze cyane. Mutaricara rero ndagira ngo muhereze abakobwa beza mbabwire ikindi kintu mukora. nimba koko ari abahamya bo guhamya ibyo bambwiye batwereke ko amahundo yaho agitoshye. Imbuto zaho ni amahoro mubitwereke muzitamira. ndagira ngo nsabe Sharire cyo bugufi tari cyo bugufi rwose Sharire uciye bugufi utyo kuko nuko nk'umutware mu rugo rwenyine. Josiane ntabwo uzi icyo gukora ntabwo bizi barambwiye ngo uzashobora gutetesha umugabo nimba utabishoboye ndabwira ababyeyi babe bisubiyeho ibyo baganiriye biba bitaragerwaho. Arimo aramazi ati mugabo mwiza hajya ukunda kurya iki ko aricyo nanjye nzakunda nkigera mu rugo. Ariko Josiane muri ibanga nakwibira ikintu ukunda nicyo uhereza umugabo kugira ngo najya guhaha najye menya ko Josiane akunda imboga mu muhamashyi n'impundu. Niyo mpamvu azi kureba neza akamenya umusore usa neza gusumba abandi muri ino si. Nuko Josiane nuko rwose ubu umugabo aramuhata rero Josiane mbabarira rwose. Reka nsabe abantu bari hariya ku ruhande nta wundi muntu ndemerera guhaguruka uretse abageni bonyine nemereye. Abantu bari hariya ku ruhande nta wundi muntu ndemerera. Josiane ubu umugabo aramuhata muhete kandi igihe ni gitoya. Utyo abanyamakuru nicyo cyabazanye
kandi uha umugabo urabanza awuhubuka utyo wita ubukombara bwagaza aragira ati mugabo mwiza reka ne kuvuga byinshi yicare nawe Josiane cyo bugufi ucungura amaguru ngo akebo kajya uwa mugabo Jose Shari wabibonye banza ubitekerezeho neza urebe ukuntu ufite umugore mwiza uzi no kukwitaho neza akaguha keya ndetse akaguha icyubahiro kigukwiye akakiguha cyose atakizigamye kuko ari wowe yakizigamye haguruka nawe umuhe keya uyimuhe nkaho ari we wenyine uzayihata kuko ari wowe wayishyuye byiza utyo keya nuko she ihera umugore wawe keya hirya gato hatazaturuka ibisambo bakagira ngo ntabwo wihagije Sharire mwiza burya nguha umugore aramuhata akamuheta byarimba akanamuhata kuko umugore udahaze ntasusuruka kandi umugore utasusurutse ntasasa neza ayo magambo ujye uyibuka nushaka ko umugore wawe azasusuruka akanasasa neza uzamuhe icyo kurya gihagije mama shenge kandi buriya Sharire icyo uzakunda ko umugore wawe azagutekera uzahaha akakibanza ku mashyiga igihe uzaba wihuta aba aricyo uzajya umubanza imbere nawe nashima uzajya kuvuga uti koko ndi umugabo nyawe ati mugore mwiza njye nikundira agashimbo ryinyo ninkabura ku ifunguro uzaba wampemukiye ati kandi ntabwo kazabura kuko nzaba nagahashye ati kandi ndi umugabo koko umutsima utazagutsindagira umuhogo reka ndenzeho umutsama hato ntaza kugutsirikira inzara nkibagirwa murakabyara ndagira ngo nsabe imiryango yombi ibamera amashyi n'impundu hanyuma muce bugufi gucungura urumve rugina rw'amarere rwambutse amabere maremare amaribori yayisabye amabondo ku mubiri bambe turajya inama n'amarira hizira rutete babangure ruta ngikundi ibyari bitare n'amaganje hanga yibyarira amajana weko yayiteye akabara mu gahanga akabara ryangonga ry'inka ryahumurije ibikoko yanze kunyura mu rutore rutendeza mbuga n'inka ya munana uzaza ureba indende mugendashyamba reka maratira amashyigiza n'amagaju y'iwacu abahandi ndabizi bakunda kurata n'abatazitunze barazitutse ngo ziragatemba mu manga deraja bundi ngira amahano yarazibonye arimo akuririza atera ikigango arazitera ngo nizamuhaza umuhondo ndatangara cyane nyamara ngo bucya mu gitondo ntabwo nyine ubwo araba